Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa mbere. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa mbere. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari umunsi w'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika yakoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu munwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima, aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza ibyo bwoko bw'abayuda batekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Roda aja kubyumva, amenya ijwi rya Petero. Ibi neza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku rugi, ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga. Bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Amen. 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 Hallelujah. Iki gitaramo ni umugisha kuri benshi babonye umwanya, wenda batabonye umwanya wo gutangirana n'igiterane. Aya masaha ni abantu bake baba bacicaye, abandi baba baryamye. Umumisiyoneri umwe yigeze agera mu misozi ya ruguru, basengaga nijoro, ariko wenda saa moya, saa mbiri, saa tatu bakaba baratashye.
ariko bavuye mu mirimo myinshi baza kumwakira ari umushyitsi ngo batangire amateraniro. Abantu batangira gusinzira. Yari umuzungu kaze. Aba diakoni batangira kugenda bakomanga, mukanguke mukanguke. Arababwira ngo ibitotsi bya saa 3 z'ijoro nta badayimoni barimo, ni ibitotsi bya kawaida umuntu yemerewe gusinzira avuye mu mirimo. Ati mureke usinzira ntako atagize, niba yaje mu materaniro mumureke. Abantu bari barabigize umugani, umuntu yasinzira bakavuga ngo ubwo yaje ni mumwihorera asinzire. Ariko hano ndabona aya masaha kurikije uko ndeba mu maso ndabona benshi batarasinzira. Ariko kandi iki ni igitaramo, reka bavuga butumwa tugire vuba tubarekure. Igitaramo ubundi iyo bisi igitaramo ntabwo kigira amategeko menshi, ntabwo kigira iminota mikeya, nukurekura umuntu wenyine akaruha akicara hasi. Niba ari umukunga umuntu akawubyina, niba ari ugusenga, niba ari indirimbo, wenda uwo mwanya uraza kuza. Ariko turongera gushimira Imana ko iduhaye iki gitaramo kandi gaduha n'abantu batoya bangana gutya. Ubundi abantu batoya isi igenda ihinduka. Twebwe igihe cyacu abantu batoya ntibakundaga gutarama. Yabaga ari umuntu umwe mutoya mu basaza n'abakecuru. Twataramanye n'abasaza n'abakecuru. Rimwe njya nibuka twajyaga gusenga kubera ko tutagiraga amashanyarazi, ariko n'itara dufite twajya gusenga bakarizimya, bakarigotsa umwijima ukaba se. Sanzi bibaze se twebwe tutagiraga amatara n'iryo dufite bakarizimya, uko ntibabaga babwiye abantu ngo basinzire. Noneho muri iki gihe nanone abantu batoya ko barakunda gusenga, ariko imbaraga nyinshi ziri mu mukunga, imbaraga nyinshi ziri mu ndirimbo ngufi zitari ndende cyane, ariko nta masengesho arimo. Amasengesho ni make cyane. Ndagira ngo nayo muzayongeremo. Izi mbaraga zaje mu mukunga ndaza gusaba ko zimanuka mu bintu byinshi cyane. Amen. Hallelujah. Zanibuka icyo gihe abasaza twajyaga gutaramana nabo turi batoya, umusaza agasenga, yarangiza undi agasenga, ukagira ngo nibageze 3 bararekeraho, bagasenga 3, 4, 5, 6, 7, 8, hakabwo bageze 10. Ukarambirwa, ukongera imbaraga zikaza, ntusohotse. Wari gusohoka se? Ariko amen. Iyo yari ifumbire. Ndatekereza ko ari igize imyaka n'urubyaro rugenda rukurikira urundi. Hari umugisha wavuye muri ayo masengesho, hari imbaraga zavutse muri iyo fumbire. Muri iki giterane cy'urubyiruko ko turabagira inama z'ibyo twabonye, imyaka dufite iratwemerera gutanga inama, ariko abenshi ntibabyumva kubera ikintu utarageramo ntiwamenya kucyumva neza. Ariko nanone turashima Imana ko iyi new generation abantu bakunze gusenga batarama, nubwo wenda bamwe abenshi bataramenya gutarama niki, ni gute abantu batarama, ni gute babivanga byose, ijambo, gusoma ijambo, gusenga, kwiherera uri wenyine, kumenya kwitwararika, kumenya gufata ingamba, responsibility nibyo twavugaga kare kumanywa. Uyu mwanya rero ndagira ngo, kubera ko ndumuvuga butumwa wa mbere, ubundi muvuga butumwa wa mbere ntazatinda, ni minota yo gukingura ngasigira uwa kabiri, buriya nicyo biba bivuze. Rero mwitegure ko ngiye gukoresha iminota mikeya, ahasigaye ndeke mugenzi wanjye nawe akomeze. Amen. Hallelujah.
ngiye kuvuga iki ko ntasomye aho iteme iri, ngiye kubabwira amakuru yayo. Ngiye kubabwira amakuru mu ntega amatwi, nubwo abenshi batandika. Abantu benshi bagize ngo kwandika ni igiturage, ariko niwo muco w'aba intellectuel, niwo muco w'abantu bazi kubika ibintu neza. Amen. Ushobora kubika mu mutwe ejo ukibagirwa, ukabona umuntu ukavuga uti uyu muntu naramubonye mu giterane, ariko iyo wanditse ntabwo bishobora gusaza vuba. Uzugenda nubwo utakunda kubisoma cyane, umunsi umwe ukabigwaho ugasanga bimeze neza. Rero ndagira ngo mbabwire amakuru cyane cyane nkubiye mu ijambo rimwe ritoya natekereje numvise bigiye guhura n'iyi topic turiho. Ukiri umusore warigenzaga ukikenyeza ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzarambura amaboko abantu bagukenyeze bakujyana aho bashaka, aho udashaka. Amen. None rero mu gihe cyo kwikenyeza ukenyere cyane, ukenyere witegure gukenyera ujya aho ushaka ariko ufite gahunda. Ndebye hano muri kubyina ngo ndebe nkinjira mbona muraririmbye neza indirimbo z'abantu benshi, rero buriye zirumvikana neza cyane. Amen. None ngo mubyine tekereza ikintu, ndavuga ngo ariko izi mbaraga zituma duhuruza hamwe tukaririmba, zigatuma za haleluya ziba nyinshi, twashyiramo umukunga ukaryoha, ariko twagera muri solidarite guhuza imbaraga ngo twegeranye. Nje burya mwahoze muririmba hano ndi mu mibare nibaza ngo se aba bantu bagiye bahuza amashiringi 500, umuntu akazazana 500, noneho bakabyina bafite case irimo nk'ibihumbi 100 by'idolari. Umuntu yarwara mukamuguriza 5,000, undi yashaka gukora mukamuha 10, mwarangiza natwe gandi twobona ibyiza byose. Ibyizaga ni ibitwabonye isi nayizi turebe biteze abangaba babaye bate, ariko urubyiruko mwebwe mwabishobora. Kuba nta uvuze ngo amen uko kera birabananiye, nuko nimwigeze mwumva uko mvuze pipi. Amen. Haleluya. Reka mbabwire gatoya amateka y'Abisiraheli. Abisiraheli abamuza mwumva hariya ahangaha abantu bari kujya buri munsi. Amateka yabo ni ukuvuga ubuzima bwabo uko babayeho. Umuntu witwa Umwisiraheli hari ibintu bamupakiramo, bafite ibintu 10, ntabwo nabibabwira byose, ntabwo nabyibuka akakanya keretse nabiteguye, ariko bafite ibintu 10, amahame 10 bagenderaho. Reka mvuge makeya, ariyo mpamvu nibutse iryo rimwe. Ntubona uko umuntu mungana, mutitaye aho umuntu asengera, mutitaye kusenga n'udasenga, gusa abantu bitwa ubwoko bumwe, abantu bahuje imbaraga ziri mu mwuka, tugahuza igisirimba, tugahuza ibiterane, tugahuza indirimbo. Byashaka amakanisa gayo nditwohuza, uwo ni umwuka waje mu isi tutazi uko watangiye. Ariko abantu bahuje ubushobozi bundi busanzwe. Amen. Abisiraheli iyo ageze muri Kenya nkaha agashaka kugura amazi akagacupa ko kunywa k'amazi, azabanza akazunguruka inshuro 7 ashaka Umwisiraheli mwene wa ngo ari nibura ari waha amafaranga agurira amazi. Inshuro 7 zarangira akabona kujya kugura ku wundi munyamahanga ariko ababaye, akataha avuga ati ariko muri Kenya kubera iki hatagiye Abisiraheli, amafaranga ye agomba kujya kuri mwene wa. Icyakabiri, Abisiraheli mu mitwe yabo, mu mitekerereze yabo, bazi ko buri gihe n'abantu bagomba kuba bambere, mu ishuri baba bambere, muri business baba bambere, mu mwizerere baba bambere, batekereza imbere gusa, ntibaza batekereza inyuma. Icyagatatu, amen, nta Mwisiraheli uzukabunda amafaranga. Kuba bitwe tuzatwirwamo ngo ngampaza bamwe bakishyura abandi ntibishyure, nta Mwisiraheli uzukabunda amafaranga. Iyabo wamubwiye umushinga barayaguha ugatangiriraho ugakomeza, tuzagaruke nawe kubabwira ikibazo. Ntibaza bafata abakozi bo mu rugo, ntiyofata mwene wabo ngo amugire umukozi wo mu rugo, ahubwo aramuzamura akamuha igishoro, bose bagatera imbere.
ngarukiye kuri ibyo ngibyo nabyo si bikeya. Amen. Oh haleluya. Noneho twebwe tugakunda Imana, tugakundana. Iyo urebye ukuntu dutabarana mu biriyo, iyo urebye ukuntu twahagurutse mu bukwe, iyo urebye ukuntu duhuza ibitaramo n'ibisirimba, ariko twagera ku musozi wa business, wa economy, wa finance tugatakara, kandi nta muntu udutera imbere wenyine. Aya makuru nari mbanje kuyavuga, ariko siyo nari ngendereye. Nababwiye icyo natekereje gusa. Murebe ukuntu abantu bangana gutya. Aba bantu mwese muje mu nama, mukigabanyamwe amatsinda 3, president umwe akayobora 3, mukaza mumenya ngo byibura mu kwezi hinjiye ibihumbi magana ngahe, ukundi kwezi umwaka woja kurangira muri mu bihumbi 300 by'amadolari, bishobora kugura ikigo cy'amashuri, abana banyu bose bakiga ku buntu. Ayo makuru niyo twayobewe, niyi si yatwambuye, niyo mpamvu mubona iri kuduhaka, niyo mpamvu twabaye abashumba bayo. Mu mwuka turi hejuru, ariko mu bikorwa, mu buzima turahatswe. Turahakwa muri Amerika, duhakwe muri Kongo, duhakwe muri Kenya, aho umunyamurenge wese ageze arahakwa. Kubera iki? Ntabwo tuzi guhuza imbaraga ngo twikureho imigozi y'ubukene, umuntu akigora wenyine akajya agenda kirya kimara. Ariko urubyiruko mwadufashije mugakuraho icyo kintu, mugahuza imbaraga, mugakuraho akagasuzuguro, namwe mugatanga akazi. Uko ntawe uvuga ngo amen? Mbabwiye nabi suko? None kutavuga amina nuko navuze nabi. Mushatse ngo mvuge umwuka wera, mvuge Pawulo, mvuge ingendo za Pawulo, muramuzi? Pawulo mwaramubonye? None gute muri mukunezerwa n'ingendo z'i Korinto? Twavuga mu minembwe abantu ntibavuge ngo amen. Ariko iki ni igitangaza. Amen. Oh haleluya. Abasore nibyo nshaka kuvuga, muhindura amateka, mureke gusirimba gusa, mureke kuririmba gusa, mushaka ibyo baso batakoze, ndetse bo baranakoze cyane. Ba papa na basokuruza bo bagabiranaga inka, umwana bakamushingira batitaye ngo ninde. Ariko ubu ngubu umuntu wese nukwirwariza. Izi mbaraga zo kudahuza ni umwuka wa Satani. Nubwo tuzasirimba tuzagira dute? Ijambo rero nsomye hano, ndashaka kubabwira ijambo kubohoka. Amen. Hari umuntu ukiri maso hano? Yaganyeze uwo mwegeranye utese uracyari maso? Amen. Oh haleluya. Ndashaka kuvuga ijambo kubohoka. Nimvuga kubohoka, reka ngende mbabwire imigozi yari yoshe Petero ha. Igitangaza nayikurikiranye nsanga iyo migozi yaboshe basogokuruza, iboha basogokuru, iboha badata, natwe iratuboha. Ubu mwese hano n'indi generation yindi nayiraboshe. Keretse umuntu marayika azajya agenda akamukoraho akamubwira ngo haguruka unkurikire iri joro iki gitaramo. Amen. Kirangire ubohotse mu izina rya Yesu. Imana ikubohore imigozi yose ikuboshye. Haleluya. Ubohoke mu izina rya Yesu. Ubohoke mu bitekerezo, ubohoke mu mvugo, ubohoke mu mutima, wumve kubohotse iri joro. Imigozi kuboshye, ndavuga mikeya ariko nawe uzi yindi kuboshye. Amen. Haleluya. Amen. Ibyakozwe n'intumwa, intumwa ni bande? Abantu bagendanye na Yesu. Groupe ya Yesu amaze kuzamuka abasize, abasigira ministeri, abasigira amavuta, baratangira bamamaza ubutumwa. Isi ibona bagize success, ibona bagize amahirwe, irabarwanya, igira ishyari. Aba ba Herode bari bayoboye, bafite ibice binini bayoboye, bashaka gucecekesha uyu muvuduko w'ububyutse. Baravuga ngo aba bantu nitubareka bazayobora isi tubareba, none reka tubarwanye. Bafata Yakobo ngo baramwica. Bamaze kumwica, abayuda bene wabo wa Herode batakundaga umuhamagaro cyangwa ngo bakunde imbaraga babonaga mu bigishwa, ngo baranezerwa, bakoma amashyi, bamwandiki, baramumenyesha ko yakoze neza. Ngo abonye ko anejeje abayuda,
abonye ko anejeje abayuda ngo afata yiyongeza Petero. Amina. Oh haleluya. Abonye ko anejeje abayuda ngo yiyongeza Petero, aramufata, aravuga ngo uyu nguyu ibya umubabaro ngize Petero mufashe ari kuri Pasika, sinabona uko mwica mu minsi mikuru ya Pasika, ariko reka bagende bamufungira ahantu. Ndashaka kuvuga aha hantu bamufungiye rero. Amina. Ese iki gihande ko mutavuga amena? Muri cyarimo hano? None mwoba hano abandi bakazavuga amina kabiri gatatu mucecetse. Uko ni amahoro. Amen. None uko ndagenda nshitura iminota yanjye ntirangirira mu gushitura. Ariko Pawulo nagenda yari yihuse, yabwirizaga ubutumwa abantu ari imiriro bahagaze. None twebwe amateraniro ni imigeri nka moto ngo nimuvuge cyane. Ariko mana we, mbega igihe. Amen. Oh hallelujah. Herode ngo abwira abasirikare, arababwira ngo Yakobo Petero mumufate. Abasirikare 16, umuntu umwe, ngo 4 bajya imbere, abandi nyuma, abandi 4 bajya iburyo, abandi ibumoso. Bangahe? Ese kera muri bagyo banga. Hallelujah. Ntibagarukiraho ngo bafata iminyururu 2 bamuboha amaboko n'amaguru. Ntibagarukiraho ngo bamuha abandi basirikare 2, babaye bangahe? 18. Aho urugi rw'imbere inyumiriye bararukinga, urundi rugi rubegereye narwo ngo bararukinga, ngo bashyiraho n'abazamu. Abo bo ntibavuze umubare, ariko Petero yarakomeye. Petero yarakomeye ku rwego udashobora kumenya. Amen. Hallelujah. Noneho ngo Herode ngo aravuga ngo umwana ni mumureke. Se ntimuzi umwana nta kibazo afite, arasinziriye. Umwana saa 6 z'ijoro ko muraga ngo agira ate? Asanzwe yumva haleluya. Amen. Dukomeze. Hallelujah. Indirimbo nazigabanyije kubera ko ndashaka kuvuga kuri aya magambo neza. Amen. Hanyuma ibaze umuntu wari ufunzwe muri ubwo buryo. Mana yanjye, amazi buteretse aho, mama tereka aho ngaho, tereka aho. Twebwe amazi aba yaje kare, nta mazi ntazaza mu ijambo. Reka. Kubera ko ari ibintu ntamenyereye, niyo mpamvu mbihagaritse. Nabibonye kare ndihangana, none ubu biranze. Kugeza ntashye mujye muyazana mbere cyangwa nyuma. Mu ijambo wapi? Ukuga ko ndarema ibintu bikomeye hano. Amen. Ndi mwirema, abandi bajye kunywa amazi, nibantegereze nanjye nje kuyanywa mu kanya. Amen. Ngize nabira nubwo nogira nabiga ntako mwongira, muracyangize gute? Amen. Oh hallelujah. Petero kubera ko arabonye ari hagati y'urupfu, nta kindi yakoze. Amaboko araboshye, amaguru araboshye, abasirikare 2, umwe ari hano, abandi 4, iminyururu 2, inzugi zikinze z'ibyuma n'abarinzi. Petero aravuga ati nubwo norwana ngo nsohoke ntibishoboka, reka ndyame nsinzire, ntegereze nyine urupfu rwaje. Akomeza gutekereza mugenzi we warapfuye Yakobo, ati ubu nanjye ndapfuye. Ariko noneho amen, hari imbaraga zivuguruza izindi. Abanyetorero ngo bumvise ko Petero bamufashe. Hallelujah. Abanyetorero bumvise ko Petero nawe yafunzwe, baravuga ngo aka nagasuzuguro turakanze. Yakobo ntitumenye uko afuye, none Petero nawe arafuye.
ngo bariyegeranya bajya mu nzu ya Mariya nyina wa Yohana, bakora ihuduma itatekanyijwe, ngo baravuga ngo reka tujye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Petero turamushaka. Haleluya. Haleluya. Muri iki giterane, aya masengesho y'iki giterane, turagushaka, turashaka kubona ubohotse. Hari abantu benshi Satani yatwaye, irashaka nawe kukwiyongeza, kwirakuboha amaboko n'amaguru, yagushiza abantu imbere abandi inyuma, uhora wikanga ku manywa. Bohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Uri bukubyuka ukikanga, nta mwavuganye, ukarara wikanga. Iyo migozi n'abo bantu bakuboshye, ubohoke muri iki giterane mu izina rya Yesu. Petero baramumanika ku musaraba nk'umwe wa Yesu, baramucuritse umutwe ujya hasi, amaguru ajya hejuru. Intumwa za Yesu zarababajwe, intumwa za Yesu zarababajwe, zapfuye urupfu rubi, zizira izina rya Yesu. Amen. Tuyicyubahira uwo mwami w'abantu. Haleluya. Amen. Ukuntu mumuhaye icyubahiro ni nkaho mutumvise uwo navuze. Ukuntu uzamuye amaboko, niba uwo navuze ari we wazamuriye, uramupfobesha. Umwami w'abami tumuha icyubahiro. Haleluya. Ko murazamura ukuboko kumwe, ukundi kugire gute? Ukundi kwabaye ukwande. Muyazamura heki yombi kandi ariko muraberewe. Haleluya. Petero asinziriye, nta makuru. Intumwa bagenzi be bacecetse, nta mwavoka, nta uri buvuge, ntaho barega. Herode niwe watanze itegeko, ariko barega mu ijuru, nubwo isi yadusuzugura. Amen. Nubwo tutize cyangwa tuminuze, cyaro murironi, nakabuza kwa saturengera. Haleluya. Sasa iyo ndirimbo biramvangira, reka nifate gatoya. Amen. Haleluya. Urumva biteguye kubohoka. Kandi gitangaje twebwe ko turananirwa kubohoka. Petero yari afite abasirikare 18, imigozi 2, inzugi nka 3 n'abazamu. Iyo ni imigozi utashobora kumenya. Wewe ndufite nk'ibiri gusa cyangwa 3. Iyo nayo yanze kuvaho. Ariko muri iki giterane cy'urubyiruko, dusenga Imana utaha ubohotse mu izina rya Yesu. Haleluya. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Amina. Ko nimwo muha icyubahiro ngo ntababwiye. Haleluya. Singizwa, singizwa. Tambirwa. Ndimo nakomeza gusubiramo, ndumva ndi guhanura, ndumva hari ibintu ndimo kurema. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Narababariwe, narababariwe, narababariwe. Amashini mpundu, jina la Bwana libariki.
ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bitumye ukiriho. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bitumye ukiriho. Abandi beza ndetse kukurusha, abakungu benshi ndetse n'abakomeye none bari mu bituro, wowe niki watanze? Ubwo n'ubuntu wagiriwe, bukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka ushakaho, ukamwubaha. Haleluya! Tumuhe icyubahiro. Nalile de pape kota sakaya baba. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, curanga wikoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho, nugukiranuka ukamwubaha. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka ushakaho, ugukiranuka ukamwubaha. Babika abandi, bashingura abandi, abandi bakoze impanuka, abandi bari mu bitaro. Mbese iyo ubirebye wowe wibaza iki? Babika abandi, bashingura abandi, abandi bakoze impanuka, abandi bari mu bitaro. Mbese iyo ubirebye wowe wibaza iki? Ubwo n'ubuntu, koreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka ushakaho, n'ugukiranuka. Haleluya! Elia mapepe la lidekota sakaya bomera. Jina la Bwana libarikiwe. Tumuhe icyubahiro duhagaze tumuhe icyubahiro uwo mwana. Babika abandi, bashingura abandi, abandi bakoze impanuka, abandi bari mu bitaro. Mbese iyo ubirebye wowe wibaza iki? Babika abandi, bashingura abandi, abandi bakoze impanuka, abandi bari mu bitaro. Mbese iyo ubirebye wowe wibaza iki? Ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho, n'ugukiranuka ukamwubaha. Haleluya! Amina. Ushaka Uwiteka ishoboka kwabonwa. Umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranuka nareke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka aramugirira ibambe, aramubabarira. Haleluya!
mwike hasi. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bingoye warantabaye, warakoze mwami. Mureke dushime narabyemerewe. Mureke ndamye narabyemerewe. Hallelujah. Hallelujah. Ugize iminsi uryamye hagati y'ingabo utazi, izakuvuzweho ubizi n'izo utazi, iz'abantu bakoherejeho ubizi cyangwa utabizi, ibyo bakuvuzeho ukivuka cyangwa ucutse, ibyo bakuvugaho utambutse cyangwa uryamye. Izo ni ingabo zikugose utazi. Ariko itangazo ryiza, hari marayika uje kukubyutsa, azakujya imbere kandi akuyobora. Hallelujah. Petero ngo aryamye hagati. Amen. Abasirikare bose basinziriye, ijuru riratabara. Marayika ngo araza ngo amukoma mu mbavu, ngo aramubwira ngo Petero byuka. Amen. Operasiyo ya mbere yabaye ngo marayika kimukoraho, imigozi yari iboshye amaboko n'amaguru ivaho. Ngo aramubwira ngo fata ambara umwitero wawe unkurikire, kuko ntiyari kwambara amaboko akiboshye. Amen. Ijambo ryavuze ngo Petero yagize ngo ararose. Hari ukuntu Imana igiye kukubohora, uzagira ngo urarose. Hey, hallelujah. Uzajya wikangute se ni jewe. Hari ukuntu Imana igiye kukudelivra, Imana igiye kukubohora mu mitekerereze. Imana. Amen. Hari umusore w'Irubumbashi w'umupastori mutoya cyane, 95, yaje mu giterane mu Minembwe. Hari ijambo yakoreshaga n'ubu ntazibagirwa mu Giswahili cyiza. Anavuga ngo wakati nilipogundua neno hili, maisha yangu yalianza kubadilika. Amen. Hallelujah. Abafite imvune mubasindagize, duhungire kwibendera nibasha kuturengera. Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Iyolele. Hallelujah. Amen. Amina. Hallelujah. Ndabona hinda umushyitsi afite ubwoba bw'ibihe, ahora atinya iby'urupfu, buri joro ntasinzira. Muririmbe za ndirimbo zihumbure, nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. Muririmbe za ndirimbo zihumbure, nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Iyolele. Muri Yesu hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima,
Amen. Amen. Tumuhe icyubahiro uwo mwami. Shima la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Imani yetu imesimama kama nanga katika damu ya mkombozi wetu Yesu. Hatutikisiki, hatubabaiki, hatutetemeki. Hatutikisiki, hatubabaiki, hatutetemeki. Tunasonga mbele, tunasonga mbele, tunasonga mbele. Amashini mpundu. Amen. Hey, hallelujah. Hatutisikisiki, hatubabaiki, hatutetemeki. Tunasonga mbele, tunasonga mbele, tunasonga mbele. Amina. Abantu muri inyuma nituvuga ngo tusonga mbele, usunike uwo muntu uri imbere yawe. Tusunike cyane gariko. Umukoreho gusa ikimenyetso. Acte prophétique. Amen. Hatubabaiki, hatutikisiki, hatutetemeki. Tunasonga mbele, 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 Baba, tunasonga mbele. Hallelujah. Igira imbere. Amen. Imana ikubohora ubwoba. Imana ikubohora ubwoba mu izina rya Yesu. Marayika guhagurutse mu mateka yiwanyu. Uzaba uwa mbere guhindura amateka. Amen. Imana ikubohore mu busambanyi bw'ikinyejana, igukuremo uhagarare wenye uvuge ngo nje ndi umwami ndahagaze. Amen. Hallelujah. Dufite abapastori barimo kubwiriza neza, bataha bakarana n'abakristo babo bagore. Dufite abantu basirimba neza, bataha bakarana n'abashiki babo bavuye gusirimba hano. Ariko Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Aho ugenda uririmba, nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo, hata kufa hakuwezi kunitenga naye. Mimi wake siku zote, ninataka kumsifu, kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Sasa namwe mwanshajije, mwatumye iminota yabaye myinshi. Amen. Hallelujah. Dukomeze. Ahantu uryamye mu mateka yiwanyu ngo baza bakenyuka vuba, ngo ntibaza bashaka, ngo ntawe ugira imodoka, ngo ntawe urangiza amashuri.
abo ni abasirikare 16 n'inzugi zikinze, ariko hari marayika ugiye kumanuka atitaye ku mateka yanyu, atitaye ku beparalme pesekota. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu. Wewe songa mbele, songa mbele, sema yako mbele. Wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Amen. Mwese mwumvike Swahili? Mwese? Mwumvise ko kandu turushorejeho, ukaribu kufikia ahadi yako. Ntabwo mucyumvise, ntabwo mwabyumvise. Hallelujah. Amen. Marayika agiye gusesera rwihishwa, abasirikare ntibazamenya aho yaciye, iminyururu ntizamenya uko byagenze, yewe nawe ubohowe ntuzamenya aho byaciye. Petero ngo yagize ngo ararota kira Bwana libarikiwe. Amen. Umunsi umwe uzajya ku kazi ugire ngo ni kwa kundi bisanzwe, uzakora akazi ubohotse. Umunsi umwe uzaza gusenga ugire ngo ni kwa kundi, uzasenga ubohotse. Umunsi umwe amina, Imana igiye kuguhuza na marayika akubohora. Vuga ngo ndabohotse mu izina rya Yesu. Vuga cyane, ndabohotse mu izina rya Yesu. Mirongo 38 irangiye, Yesu arahanyura, aramubona, aramubwira ati haguruka, wikorere uburiri bwawe wigendere. 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 Amashimashini. Hallelujah. Amina. Amen. Kandi buriya ushatse wakwinjira mu buhanuzi, bavuga guhaguruka ukaba wahagurutse ibintu, ariko muzire kurarya muzabona ukaguma kure. Buriya wahagurutse ukugatwota hari uri yubohotse wenyine, uri inziki. Aramubwira ati haguruka, wikorere uburiri bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka, wikorere uburiri bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka, wikorere uburiri bwawe wigendere. Amashini impundu ku mwana. Amen. Amen. Iminota nari nihaye irageze, tugiye gusenga Imana. Ndashaka gusengera umuntu bya bintu uhora utekereza kugerageza ukagira ubwoba. Abo ni ba basirikare babiri, abandi ni 16, abandi ni inzugi. Barakuboshe nawe uraceceka nyine uravuga ngo basi ndapfuye, kandi Satani ngo nawe yiteguye kugutanga.
mbonye ejo bundi yaririmbye ngo iki yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye amatwi bikomeye amen yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye uretse gucuranga gatoya umva turirimbe nta gucuranga yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye haleluya muzi abangaba yavuze babizi ba Herode barabizi ko n'ejo bundi yaturamiye amen haleluya nindangiza gusenga ushiremo umukunga tubwire Herode ngo urabizi nubwo ukomeza kwiyongeza abantu ariko urabizi ko ejo bundi yaturamiye haleluya Hallelujah. abakobwa muzamure ndebe muvuge haleluya Hallelujah. abakobwa haleluya Hallelujah. Imana ibabohora igisuzuguriro irahindaraga abakobwa muhaguruke muvuge ubutumwa muhaguruke muhanure muhaguruke muyobora amatorero Amen. 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 abasore muhaguruke Imana ibabohora amateka ya kera yashaje yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi
umva amina hari imiryango myinshi igendera ku mateka ngo abantu bari abantu baratwanga ngo bahora batugendaho barabizi ko nejo bundi yabaramiye amakuru barayafite neza sibanga imana ntigitabara mu mwijima amen duhagaze ku ijambo rivuga ngo imana yaratwimanye umwaka ushize yaratwimanye mu kwa mbere iratwimana nejo bundi yaratwimanye Hallelujah. amen Amen. tuzamura amaboko tuvuge ngo bonye imana imuha umugisha Bonye Imana imuha umugisha. niba udafite ishyari uvuge ngo mbonye imana imuha umugisha Bonye Imana imuha umugisha. amina Amen. kandi si ibanga Barabizi nejo bundi yaraturamire yaratwimanye buri munsi iyo twibutse iyo neza gushima ayiwe iyo twibutse iyo neza hajemwe akandi dushira impumu Buri munsi iyo twibutse iyo neza basi ntabirangije iyo twibutse neza dushira impumu ninde muntu uri mu kurara gukanga ninde muntu wagushyize mu kazitiro ninde muntu wakuboshya amaboko n'amaguru uragira ngo ukorere imana ukikanga nde wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye haleluya Amen. umuntu wese agiye niba ufukama niba uryama niba uzamura amaboko biraterwa na position yawe ariko isengesho ni rivuga ngo ba Yakobo baragiye turaceceka ariko ntidushobora kwihangana ko ba Petero bagenda ntabwo twemera ko na ba Petero bagenda turabyanze muvuge ngo turabyanze muzi ba Yakobo dufite abagabo benshi batagitaramira imana dufite abasore benshi babivuyemo ngo imana ni igipindi ngo ni imitwe ese icyo gipindi wakigumye ngo nawe kikazarangizanya n'abandi amen dufite abadamu batoya bandikaga amandiko bahanuraga bavugaga mu ndimi none ntabwo twakwemera kuri urubyiruko satani yongera kurwiyongeza turabyanze mu izina rya Yesu aya masengesho agiye kumanura marayika atubohore mu izina rya Yesu Hallelujah. Hallelujah. witeguye ko dusenga cya kintu cyakuboshye ukivuge mu izina ubwira imana ngo mana nubwo ndi mu kunezerwa ariko ndi mu gutahira ku kiziriko cyitwa iki ngiki mfite ubwoba mfite amagambo mfite ibindi byinshi ibya nijoro ibyo mu gicuku iby'abandi bantu batazi lore sana madekote ya baba pripepe de kotola animidikuta ya mima jelema dolere dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu w'inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi yejo bundi yaraturamiye kandi sibanga barabizi yejo bundi yaraturamiye
tekereza neza, marayika agiye kugukoma mu mbavu akubwire ngo nkurikira, uzagira ngo urarota. Ariko Petero ngo ageze hanze ngo asanga ari ukuri koko, marayika nawe amusigaho. Imana igiye kukubohora igusigaho, ahasigaye wirwarize nawe kuko uzaba wabohotse. Mana y'imbaraga, uhimbazwe mwami wa Mana ishobora byose, Imana y'amasezerano, Imana nyiri itorero, Imana itwitayeho, Imana iteze amatwi ngo itwumve. Muri iki giterane cy'urubyiruko turasengera urubyiruko rwacu. Tubabajwe n'ababyeyi bacu bagikorera Satani, tubabajwe n'ababyeyi bacu bagikorera Satani. Washobora kubakiza, bashobora kubakiza. turashaka kubohoka mu izina rya Yesu. Urubyiruko rubohoke mu izina rya Yesu. Kwa mikono ya upendo tumekumbatiwa naye, hata kufa hakuwezi kunitenga naye. Mungu, ndahanurira urubyiruko muri aya mwanya, aya masaha y'igicuku cya nyuma, witamurure naride konga yikita tasosera jala bimama oleba dikote kota sakaya baba. Bohora abana b'abakobwa, bohora abana b'abahungu, babohoke mu izina rya Yesu Kristo. Turabohora amatorero, turabohora insengero, turabohora abamama, turabohora abapapa. Marayika manuka elelare de kote yabo yengasaka ya ditepe pepelema hilila dosanga ya triselejema. Izina ryawe data, bohora mwami Yesu, ofiri dela kota. Abakozi babohoke, impano zibohoke, imbaraga zibohoke, ababoshwe babohoke, amaboko nabohoke mu izina rya Yesu. Elelari de kote pasaka. Izina ryawe Yesu, izina ryawe data, izina ryawe Nawe nibakubaza guhorana amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Nawe nibakubaza, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. yewe sinzaceceka namba, zavuga icyiza Yesu yangiriye. Yewe sinzaceceka namba, zavuga icyiza Yesu yangiriye. Nawe nibakubaza, Yuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. nawe nibakubaza, Guhorana igishimo, uzababwire Yesu wangiriye neza. yewe sinzaceceka namba, zavuga ibyiza Yesu yangiriye. Yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, atuguza amaraso y'igiciro. Nibakubaza, Yuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. haleluya. Haleluya. Abafukamye n'abicaye muhagarare, muhaguruke. Moto wa Bwana. Mwigise intebe gatoya, mwigise intebe imbere gatoya. Ndashaka uzenguruka aho hantu uri, utangire guhanura ubuzima bwawe, uhanurire ubuzima bwawe. Uzenguruka aho hantu uri, uze wigira imbere gatoya. Elema de Costa Sakaya. Yewe Yesu yangunze, Yewe Yesu yangiriye neza. Yewe Yesu yankunze. Yewe Yesu yangiriye neza. niba kumva ndatuwe mwami, nuko yewe yangiriye neza.
nibakubaza niba numva ndakuba mwami ukoreye nawe nibakubaza nawe uzababwire Yesu wangiriye neza nawe nibakubaza nawe uzababwire Yesu wangiriye neza icyubahiro ku mwami w'abami. baza uwo mwegeranye utararya waje gutarama byagenze bite uti ni Yesu wangiriye neza Yesu wangiriye ngaho ukomeza umubwire nawe nibakubaza ukiusuye amahoro nawe Yesu wangiriye neza nawe nibakubaza ukiusuye igishimo